Igihe kigeze ni cyagiye cyo kwihangana, sibyo? Ariko iyo umuntu ariye abagomba no gushaka n'ikinyobwa, sibyo se, kugira ngo bigere mu nda neza. Ntekereza ko amazina yanjye bayavuze, ninde uri kwibuka izina ryanjye? Ariko narivuze, maze kurivuga mu kanya. Ubushakashatsi rero bwakozwe, abantu bize imibare, rimwe guteranya rimwe ni kangahe? Ni kangahe? Niko twize, sibyo? Ariko ubushakashatsi bwakozwe bwasanze rimwe guteranya rimwe ari rimwe. Kuko guteranya ni uguhuza, sibyo se? Iyo ufashe ibintu bibiri ukabihuza bibyara bingahe? Ngo bibyara bibiri. Ufashe ibintu bibiri urabihuje, biraba bingahe? Si kimwe se? Ariko mu mashuri twize ko rimwe guteranyaho rimwe ari kangahe? Ari kabiri. Ubushakashatsi rero nanjye nakoze, n'abandi bambwiye basanze yuko isura yanjye n'izina byose ari rimwe. Ngo byose nibyo, niyo mpamvu washize izina ryanjye mu cyongereza ngo ni Black. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku magambo makeya, amagambo adukebura, ni amagambo Uwiteka yandikishije nyuze mu byanditswe n'abantu bagiye batandukanye. Hari indirimbo abajiya bajya batera ngo kuba umujiya birakagenza gute, kutaba umujiya biragatsindwa. Kuba umusore ntuba umujiya bigenze gute? Biteye agahinda. Uzi impamvu mbivuze? Bibiliya yanditswe n'abantu bangahe? Abantu bangahe? 40, kandi bose bari batandukanye, bafite inshingano zigiye zitandukanye. Bamwe bagiye baba ari abarobyi, abandi ari abaganga, abandi bafite inshingano nyinshi zigiye zitandukanye, ariko Imana ibahuriza hamwe bandika ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana icyigisho kitubwira ngo Urihe? Yewe muntu urukundeba, yewe muntu urukundeba, muntu turi kwigana iki cyigisho, uri hehe? Bati ndi hano. Ahubwo tugiye kwigana icyigisho, iri jambo rivuga ngo urihe, ese bishatse kuvuga iki, bisobanuye iki? Twatangiranye indirimbo ya 38 ivuga ngo iki? Unambe ku Mana ntugenze gute? Ntuyimure. Ndasoma aya magambo kuko hari igihe rimwe na rimwe turirimba indirimbo ariko ntituyitekerezeho, tukajya mu munyenga wo kuririmba. Unambe ku Mana ntuyimure, bona nuterwa n'impagarara uzagarukirwa na rutare iyo tugoswe n'iki? N'ibyaha. Icyo gusubiramo, dukomerera kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga. Nitwihangana tuzaba amahoro tugeze imbere y'Imana. Nambira ukuri. Hari abantu bajya banamba bakanambira ubusa. Mwarimo bizi nabyo? Ukagenda ukanamba ku bintu bitagufitiye umumaro, ukabyizirika ukabikora, ariko nyuma yaho ntucyuru inyungu wabonye, ntugire inyungu bivanamo. Ariko iri jambo riratubwira ngo nambira ukuri, ujye wihangana, komeza ubutwari no kugenza gute? Rutare aduha kuganziriza muri iyi si y'igomero. Nshimiye abaririmbyi cyane. Abaririmbyi burya mwuka n'umwe. Abaririmbyi bavuyeho baratubwiye ngo ubutayu, igihe kirageze cyo kugira ngo tuve mu butayu. Nambira ukuri birakwiriye, we kurambirwa uzagororerwa. Rutare ni uduha amahoro tumaze gutsinda ibyago. Abatsinze ni uko bari ku rugamba. None ikibazo kirabaza ngo uri hehe? Ese uri ku rugamba? Ese uriryamiye urasinziriye? None se uri he? Kibazo kirabaza uri he? Ese Yesu aramutse aje gukiza yagusanga he? Ese ahari ntiyagusanga mu kabari uri kwisomera icupa rimwe?
uri gusangira na bagenzi bawe, ese ahari ntiyagusanga wiryamiye mu buriri, ese ahari ntiyagusanga muri bya bindi uzi nge ntazi, ese ntiyagusanga uri kuvuga mugenzi wawe, uri kumunegura. None ikibazo kiratubaza ngo urihe? Ndasoma mu Itangiriro, ni isomo badusomeye kandi tuzi, igitekerezo kizwi cyane, ni inkuru izwi cyane. Inzoka yoshya Eva, tuzi uko byagenze. Icya mbere uyu mugore yakoze, yatandukanye n'umugabo we. Ni byose byo. Imana yarabaremye, irema umuntu, ibona ko adakwiriye kuba we, imuremera umufasha. Umufasha arahindukira asiga umugabo we, kandi Imana yari yamaze kubona yuko umuntu adagomba kuba we. Umufasha agenza gute? Afata inzira agenza gute? Ikosa rya mbere. Satani rero, reka mbabwire, Satani nta burenganzira afite bwo kutujyana mu bibazo, ahubwo nitwe tumwishyira. Imana turahorana, ariko Satani aba ari hariya. Kwa kundi usohoka mu muryango, Satani aba ari ku muryango, utera intambwe ngo ufate. Rero Eva nawe agenza gute? Asiga umugabo, ari kwitemberera muri bwa busitani, ageze kuri cya giti Imana yavuze ati umunsi mwakiriyeho muzagenza gute? Yumvijwe. Yewe se, hari igihe rimwe na rimwe tujye twumva amajwi y'abantu bakatwoshya bakatujyana mu bindi bintu Imana itadushakira. Nyamara ugenje gutya byabatsaho, ukamwumvira, nyuma ukabona ingaruka